Waramutse neza Niki? Waramutse neza Bishop. Nari ngiye kujya ku rusengero. Ndabibona. Hanyuma se niyo gakwiye kuba uri kuri eglise ra? Yego ariko. Hanyuma se kumbona uguri n'ibikapu ufite urugendo. Oya. Ayinje hano. Byagenze gute? Yewe ni birebire. Nyirizo yanyirukanye kugeza kwirukanye. Oya se. Nubwo ndi kwihuta ariko ni karibu unsobanurire twumve. Niko harya mbwiye ubundi iyo nzu uyishyura ngahe? Oya rwose Bishop ntabwo nshaka kukugora. Icyo musaba nuko wancumbikira iminsi 3 gusa ubundi nazasubira mu cyaro nkajya gushaka amafaranga yo kwishyura inzu. Mva ngwire Niki. Urabizi ndi umukozi w'Imana. Ndi Bishop. Ikindi kirenze ndi umusore. Ndiba numva nagucumbikira hano koko. Bene kuri Bishop nta wundi muntu natekereje wamfasha pe utari wowe. Ni iminsi 3 yonyine. Nzahita nsubira iwacu mu cyaro pe. Mva ngwire cyo nagufasha. Kamushakira amafaranga, ugenda ushaka icyumba muri hoteli, umaremo iyo minsi mbere yo gusubira mu rugo. Muri hoteli? Yego. Bishop ndi umukobwa. Ndumva bitaba bisa neza pe. Hoteli ko nta kibazo cyayo. Ngiye ko njye ndi umukozi w'Imana. Bishop rwose njye sinashobora kurara muri hoteli pe. Aryo ngiye ngo iminsi ngahe? Ni iminsi 3 gusa. Irangira nsubira mu rugo njya gushaka amafaranga mu cyaro. Byarangira ukagenda. Nkagenda rwose nkajya mu cyaro gushaka amafaranga. Mr. Tatu. Yego. Tatu nta kibazo. Okay. So, rero uramutse ukize ikintu wakenera, igikoni kiri hano, icyumba cyawe wakoresha kiriya. Urakoze Bishop. Nta kibazo. So, ngiye ku rusengero. Ndiri gukomanga. Injira ntabwo wafunze. Baramutse neza Bishop. Mwaramutse. Sambi zageze naje ngo umeshe umugisha mu gitondo. Sambi zageze. Kuba nabyutse, wanjye kuba nabyutse naza tugasengera muri salo. Ntacyo. Ako ntacyo reka dusenge ntacyo. Dusenge ntacyo. Kadusenge. Igihe umuntu abonye abyutse amahoro agomba gushima Imana. Njye numvaga napfukamutse nimba aricyo cyanshimisha. Ari nacyo pfukama wanjye nta kibazo. Mana nziza, Mana y'imbaraga, turongeye tugushimiye muri iki gitondo ko tubyutse amahoro. Turagushimiye Mana. Turagushimiye kuri Imana nziza, kuko ukomeje kudutiza ubugingo. Kuko ukomeje kubana natwe, kuko ukomeje kudutiza ubuzima. Mana ukomeje kutwereka yuko uri igitangaza. Mana turagusaba ugerageze kubana natwe, ukomeze kuduha ubuzima. Ubane natwe uyu munsi, ubane natwe mu byo dukora byose bize kuza kugenda neza. Mana ngira ngo uturinde ibigusha, uturinde sekibi, uturinde umwanzi. Ndafashe sekibi ndamufashe ndamushwanyaguje Mana. Reka ngusabe ndatakambye. Mana uri nziza, Mana ndagusabye. Amen. Mana yera, Mana nyiri imbaraga, Mana nyiri ubugingo. Ndagusabye ngo ubane natwe uyu munsi, ndagusenane natwe ibyo dukora byose, ugendane natwe kandi ubane natwe muri buri buryo bwose, ujyane n'intambwe zacu. Umudayimoni ugenda natwe turamufashe turamushwanyaguje, ndamuziritse, ndamwangije, ndamukubitse, ndamushwanyaguje. Mana ubane natwe, mbigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.
so kajya kuzana ka breakfast rero oya singa ukazana ngaha ndagasanga muri salo ngafate nta kibazo okay nta kibazo ndagafatira muri salo kibazo ntabwo mana nziza uri mana mana uri mana mana uri mana uri mana ya mana mubasenga bose ni izina rya Yesu Niki Bishop uramara iki mu cyumba cyanjye naje kugusesera nabonaga no kuva rya unsasira se oya nsanzwe mbyikorera pe kuva rya unsasira se oya no oya tsokera mu cyumba cyanjye oya mvuga ari ibintu bisanzwe mvuga oya Niki oya ndisasira pe babarire oya nguki tsokera mu cyumba cyanjye oya se Bishop urumva wabyikorera mari oya sohoka ndabyikora nsanzwe mbyikorera numvaga none gasa nabi pe oya urakoze rwose Imana iguha umugisha uri umuntu udasanzwe Imana iguha umugisha pe Yesu ariko numvaga nta kibazo oya rwose urakoze mbabarira Imana iguha umugisha Mana nsenga Mana y'imbaraga Mana ishobora byose buri kigeragezo umara ngusaba utazamenya Mana yanjye ndatakambye ndagusabye nirukanye umudayimoni ndagusabye niba hari ikigusha cyaba kiri muri ino nzu ugifate ugihagarike bitara Mana yese nijoro umudayimoni n'uvu avuye Imana yanjye Yesu Kristo ni izina rya Yesu sorry waramutse DIYAKONI waramutse neza ntabwo nzi ko wabyutse nabyutse bite sinanye ndi munsi samucara gato waramutse neza bari gukora amasuku yego ni byiza ariko burangiyewe nkunda amasuku kuyikorera mu nzu yanjye okay ku buryo wabyikorera mari yego njye nkunda kwikora amasuku mu nzu yanjye Bishop ntabwo bigaragara neza rwose ko wakora isuku DIYAKONI mari reba kwanza ukuntu wambaye ariko mu rugo umuntu aba yambaye utuntu twa relax ese mu rugo nawe nambaye amakoboyi koko Bishop erega nawe ntukajye wifata gutyo use umuntu mu nzu rega nuko umuntu aba yambaye mu rugo akambara gute tekereza nk'abantu dusengana baramutse baje bagasanga wambaye gutya
ako ndibaza nawe batewe ko mu rugo umuntu ikindi kandi wambwiye ko uzamara iminsi 3 iminsi 3 yashize ejo hashize urasabwa kugenda ubu ngubu Diakoni niki Bisho nani bagiye kubwira nagusabaga undi munsi umwe pe ndabizi ko bigoye ariko telefone yanjye yapfuye ndashaka kubanza nkayikoresha sinagenda na telefone mfite Diakoni niki urasabwa kugenda ubu ngubu please Bisho ndakwinginze mu ndi munsi umwe ntabwo ndi burenze baze nkoresha telefone mbona uko ngenda nukuri pastor mbabarira pe ni umunsi umwe banyankoresha telefone sinagenda na telefone mfite koko umunsi umwe yego ntakurenza nakurenza okay nakwezi cyane no kuri Bisho numvaga nshaka kuguhobera nukuri numvaga bindimo kuguhobera pe kubera ibintu muri yabirandenga nukuri Bisho oya ntakibazo ni ibintu bisanzwe pe ni ibintu bisanzwe mbere tuje sibyo okay aho kubyara byiza ntacyo bigendera cyangwa se ndakomeza nyikorera okay waramutse uracyari hano se nabaje kugutekera naje kugenda nasize gukoresha mu gitondo amafunguro ngewe oya natinze oya rwose ntabwo wabinyura mbabari ibyo niyo waryo uduke cyane pe oya nta kibazo natinze oya mbabarira pe nabyutse nkutekera kugira ngo ngende sige ibyo bizari ikintu usize mu nda bagize neza ariko natinze kana oya niyo waryo uduke cyane Bishop please ndakwinginze pe ntacyo reka mfate umva urakoze sinari butuma ugenda utariye pe gake umva nabibabare ugenda utariyeho na gake byaba bisa nabi pe niyo kumenya ndiye wow yaryoshye urakoze uzi guteka ni mama binyigishije nyine wow ndakunda cyane uzi guteka enjoy kabisa ubusa ntacyo ufata umva nduzuye umva urumva ibiryo byose ndiba wabyiriye reka ntugire niyo mpamvu navuze ngo nzinduke kabisa mwitaho kuko mbona buri gihe ugenda nta kintu na kimwe ufashe biraryoshye Diakoni niki ibyo kuntu biryoshye no gutuma ndi kukureba umva nakomeza ariko nabisho ko bisho jimbabarira kabisa umva mbabarira rwose ahubwo rya ndabona uteye kurya pe oya nubwo natinze nagona naringiyemo nazihindura da koko se cyangwa kwikira ngo nasinze akombisha nawe rero ahubwo gute se ndamutse nzihinduye umva ntabwo wumva ukuntu nakishima pe cye nakishima cyane uramutse wongeye gahunda ariko bisho nawe uri kwikira ugira ngo unyumve nazihindura pe uragira ngo unyumve ndabizi nuko ndakureba nkabona nkakureba mpaka kandi ko nagutekeye ibyo bishoboye nakubeshya naryoshye pe rwose ntacyo gushyuha urumva ushyushye kagufashe ariko haramutse hanashyushye uyu munsi hashyushye cyane kabisa gusa ubundi mayi ntabwo usugira ngo ugiye n'icyangendanye igihe cyangendanye nshatse na gahunda nari mfite nazisubika koko se urabona gute zisubitse
Bishop nawe uri kwivugira. Bishop ntabwo akibeshye. Seriye? Wabiretse se ubundi buri gihe uhora ugenda ubundi ugira uruhuka mpamvu bitagira uruhuka pe. Bisa n'andahaka. Okay. Umeze gute se hanze? Maze iminsi neza ngenda gusa. Usubira ngo nyitegereze intoki zawe. Ntabwo wari usanzwe umana se buri munsi se kuba uncaho wihuta wazibona gute? Ariko urashyushye cyane. Ashyushye. Ako haramutse nabi. Haramutse nabi uyu munsi kabisa. Ubwo se Umeze neza se? ndumva ahubwo mubwire. Ndumva nashyushye cyane. Cyangwa kijya mu cyumba ubona rero wadashyushye. Kandi ugira na van mu cyumba. Yes. Twigira kuba nashyushye. Ore nakeza. Nawe. Nick. Yes. Nick. Yes. Waba ari gitanda cyanjye. Ndamara ikintu gitanda cyawe. Waba ari gitanda cyanjye. Nyuma yo kunyinjiza nsomagura ingingo y'imyambaro icyo mara mu gitanda cyawe. Ngira iki? Ngusoma Kandyana. ngewe. Jesus. Binibiki. Nyuma yo kuza ingingo nsomagura kandarana ijoro ryose kugeza mu gitondo imyambaro icyo mara mu gitanda cyawe. Please. Indeshe umwanya kabisa. Ngo? Niki? Bizi bitambwira. Nzokera mu buriri. Usokere mu cyumba mu buriri. Nzokera mu buriri. Ako bagabo sinzi igiye kuna abagabo muremye kabisa. Nyuma y'ibintu byose umusokere mu cyumba. Gusokere mu buriri. Nje babarira. Umva. Babarira kumbwira nabi please. Rekeraho kabisa. Ese kutangiye gushaka kurira mu buriri bwanjye. Shakurira si biki. Ntabwo ari wowe wansanye muri iki cyumba. Nizanye. Gake bikinze gake. Baba tutaniza abaturanyi ahangaha baswa babarira abantu baswa ndi bishop sibyo? Kuburi bishop se bikuyeho kumbwira ngo nsoke mu cyumba uri kumatiza wanzengereje. Wagira ngo nizanye muri iki cyumba. Tubigenze gake. Okay. Ngansokera mu cyumba none ahangaha. Tubigenze gake. Bari byo ushaka. Babarira pe wintesha umutwe. Ntabwo nizanye mu cyumba cyawe. Niwe wanzanye. Ntabwo nigeze nifata ngo nizane hano muri cyumba cyawe. Uranyumva neza? Umva. Sokere mu cyumba. Please utanzamurira kamera. Nga. Nyuma yo kuza nsomagura n'ibintu byose urwawe ndukuzamurira kamera Njyewe. Babarira pe mubera wi stress. Jesus.
umva please babarira nkeneye kuryama pe bureke kwizunguza rwose birabangama watse kunstresa ko nkeneye kwiryamira ariko waramutse sheri waramutse kase sheri ninde ufite umunabi azi cyo nshaka kunsohokera no mu nzu ukagenda ngo shaka kunsohokera mu nzu yego ukagenda okay umva ariko mbere yuko ngenda hari ikintu ushaka kumenyesha by the way ndagira ngo mbwire ikintu kimwe ndagiye ariko ibintu byose nzabikorera zoom shyira abapasiteri bose mvuga ibintu byose twakoze nge nawe ibintu byose wankoreye I swear nzabivuga byose kuri Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, everywhere nzabivuga ntago mpimye ndakubwiye ngo ntago mpimye urakoze uretse kugenda tuvugane iki songese ngo nsohokere mu nzu yawe nta n'umunota n'umwe nshaka kuyimaramo inzu yawe songese ngo nsohoke tukaganira umva baniki akugituza umva umuntu tuza tuhanze tuganire mbere yo kugenda kiyo gutwarisa hari icyo ukeneye kumbwira se navuga ngo nta n'umunota ndi bumare mu nzu yawe ariko se twumva hega nta kibazo kibirimo wicara tuganire ubundi ubone kugenda kandi wambwiye ngo nsohokere mu nzu ibyo ndabizi icara akanya gato tuganire ubone kugenda okay rega none ndabizi urankunda ndabizi cyane rwose ahubwo wajya guteka turarya ikintu rega urankunda ndabizi